umuntu wese usenga cyangwa wamenye Imana azaharanire gukora ikintu kizatuma Imana imwemera kuruta ko Julienne yamwemera. Yego. Ntabwo byumvise. Naravuze ngo umuntu wese uzi imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana azaharanire gukora ikintu kizatuma Imana imwemera kuruta uko yakwemerwa n'umuntu. Yego. Sobora byumvise koko. Ndabyumvise kansubire. Imana tasi eneta yasire. Imana imaze kukwemera ikwemeza batarakwemeye. Imana imaze kukwemera iguha agaciro aho waburiye agaciro. Imana atasisi eneta yasire zo gredo sase. Imana imaze kukwemera ikwambutsa uruzi utari gushobora kwiyambutsa. Kubera iki? Wakoze ikintu kinezeza Imana cyangwa se wakoze ikintu gituma Imana ikunezererwa kuruta uko wakwizera umuntu. Yes, turabasoje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo numuntu uhugurika kandi usabana. Musi ndi kumwe na Mukeshimana Julienne mama Kirabo mama Gift. Yego mubyeyi. Ndakumva cyane. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Ko naguhamagaye ukanyitaba. Agende wahamagaye undi. Nagombaga kukwitaba kuko birakunda. Ninjye waguhamagane wampamagaye. Twahamagara. Ndaho twashakanye. Twahamagaranye. Kubera ko impamvu mvuze ngo twahamagaranye. Yego. Iyo uza kumamagara ntabishaka ntabwo nari kukwitaba. Yego. Abo kubera ko wamamagaye nka kwitaba. Twashakanye. Ari cyo bitwaye se. Ago nyanja shima Imana urumva. Yashima Imana umwaka maze ku YouTube. Imana yampaye ibyishimo urumva. Yes. Nukuri pe gutya tuba turi guseka hari abantu babyifuje bakagira ute bakabibura. Nukuri. Ariko twe turashimira Imana ko yabiduhaye. Yego. Yewe ndavuga ngo mfite impano yo guseka. Nukuri. Kubera ko no gushize narabwiye ngo mfite impano yo guseka kubera ko nasanze ntagenda kagasirimu gahaye. Yego. Yes. No kwiga umuntu arakagirira isi ubundi byatanga ikiwe. Nta kintu na kimwe bya. Ntacyo. Asikiwe. Tujye twisekera. Kubera ko no guseka byongera iminsi yo kurama cyane kandi guseka ari igihe byongera bikakugaruramo icyizere ukongera ukagira gucya ku maso kandi wari wije cyane. Umuntu wese nagucishemo ijisho yongeza ngo kutagucishamo ijisho hari ukuntu ugera mu kibazo Imana ikakureba nayo navaho n'ibikudefana sinzi ukuntu nabikubwira. Hari ukuntu ugera mu kibazo Imana yonyine yakureba ikabona uri wo gutabarwa ariko igihe cyo gutabarwa igihe kitaragera ikaguhisha. Uko guhisha Prophet Innocent twaganiye kare ambwira ukuntu Imana igitera umukene ikinya ikamuhisha nyine. Yewe ikaguhisha gutyo ukabona abandi bari kurya inyama ukarya ibishyimbo kumva bimeze neza cyane kandi wowe n'ibishyimbo kabibura cyane kandi ukagira umubiri mwiza ukanambara na London yawe ukaberwa babyita gukubita yegetse cyane kabisa.
Julie reka ubanze dusengere Imana ituyobore nuko Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro uri yo kwizerwa izina ryawe nirishimwe urera kandi urakiranuka kandi namaze kumenya kuzegerwa n'abera turi muri aya materaniro ndagutumiye ngo uzubane natwe Mana data n'umwuka wera biganze ku buzima bwacu no kuri twe izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro kiruta byose duhangamiye gukora kwa Satani duhejeje imbaraga z'ikuzimu nunyemerere abadukurikiye bose waze kwifuza kwabo hadukurikiye buri muntu wese afite icyifuzo gitandukanye n'icya mugenzi we ariko waravuze ngo tugukoreze amaganya yacu yose kuko wita kuri twe nunyemerera aya materaniro yabonekemo nk'Imana kandi udusubize kubera ko ushobora byose waravuze ngo ntabwo uzaduseza rubanda kabiri uravuga ngo nutwumva ntabwo uzatwumvira ubusa gusomera ibikomere twakomeretse ku buzima bwacu nunyemerere utwomaye kubera ko turi amahanga atandukanye kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro urakoze kugiye kutubera Imana twemeye kukubera abana mu izina rya Yesu amen. Imana itubera umubyeyi natwe twemeye kuba abana. Imana itubera umubyeyi natwe twemeye kuba abana. Yego. Jire ufite mama wawe na papa wawe bose. Imana ishimwe. Ujye ubona y'umuntu ari imbere y'umubyeyi. None bibaze ngo ababyeyi baba bameze bati. Ngiye nigeze nkubwira ngo agakiza Julienne narakonje. Yego. Bura nta kintu gisa nko kugira umubyeyi ukishijwe. Cyane. None bwacya mu gitondo akabati uzi ko neretswe ibyawe. Akabwa ati ariko nari neretswe ibyawe. Uzi ko numeta mwuzura umwuka ukumva ni ryo joro rya mbere. Bura niba ari umunezero ubaho kuri iyi si no kuzura umwuka. Cyane. None akarusho ukuzura umwuka muri abantu barenze 3 mu nzu cyangwa 5. Ni ibintu byiza cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo biri kuri Julienne. Yego. Ntabwo ushobora kubyumva nari mvuze ngo nimba ari ikintu cyiza kiba ubutunzi bw'isi bwakunezeza n'ibindi byose nashatse kurondora byakunezeza ariko ikintu gitera umunezero wa mbere kibaho ni ukuzura umwuka we kandi ukawuzura uvuga Imana yawe bwite utumvanya abandi uvuga Imana utari gushakisha uvuga Imana originali ikurimo utarayumvise mu nzira ugenda utarayumvise kuri TikTok ukavuga Imana yakoze imirimo yawe ku bwawe bwihariye ukavuga Imana yagutabaye ufite umubyeyi yaratse kugutabara ukavuga Imana yakwambitse wari wabaye busa hanyuma wamara kuyivuga ukuzura umwuka ntacyo bibangikanyije kururukira muri wowe kavuga ngo izakugirira neza ari yivuze kavuga ngo nzagutabara ari yivuze ndagira ngo nkubwire ngo nta munezero urenze uwo ngo nicyo kintu gikomeye ubundi mu kiganiro gishize naravuze ngo umuntu wese usenga cyangwa wamenye Imana azaharanire gukora ikintu kizatuma Imana imwemera kuruta ko Julienne yamwemera ntabwo byumvise naravuze ngo umuntu wese uzi imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana azaharanire gukora ikintu kizatuma Imana imwemera kuruta uko yakwemerwa n'umuntu. Yego. Sobora byumvise koko. Ndabyumvise kasubire. Imana tasi eneta yasire. Imana imaze kukwemera ikwemeza abatarakwemeye. Imana imaze kukwemera iguha agaciro aho waburiye agaciro. Imana atasisi eneta yasire zo gredo sase. Imana imaze kukwemera ikwambutsa uruzi utari gushobora kwiyambutsa. Kubera iki wakoze ikintu kinezeza Imana cyangwa se wakoze ikintu gituma Imana ikunezererwa kuruta uko wakwizera umuntu. Muri ngiye bivuze neza ravanga birinzi abantu barabahemukira kandi wabahanga amaso bakagukoza isoni. Hari umuntu umwe wigeze kumpamagara mu gitondo arambwira ngo nukubera iki abantu basenga Imana cyane bageragezwa keshi. Amubaza ngo biberanye igihe kinganitse. Arambwira ngo mbibonye mu bantu benshi abantu bavuga Imana bageragezwa kesho uzijambo namusubije namubwiye ngo impamvu bageragezwa natanze urugero ku giti ndavuga ngo umuntu wese urimo imbuto arageragezwa kubera iki igiti cy'umwembe cyangwa se voka iyo kirimo umwembe weze umwana hanyuze agerageza guteramo ibuye umugabo nawe agira ipfa rya mbuto ari kubona muri cya giti umugabo na umubyeyi nawe akifuza kujya kuri iyo mbuto iri muri icyo giti kubera iki nta burebure afite bwo kugera kuri ya mbuto aratoragura ibuye yajugunye muri cya giti ufite inkoni atera kugira ngo imbuto ihanuke ndagera namubwira ngo ahubwo igisabwa nuko wasenga Imana ikaguha imbaraga bateramo amabuye hagahanuka imbuto yeze. Yego. Kubera iki iyo hahanutse imbuto iteze irangirika nta mumaro ugirira we wundi uyihanuye ndetse ntiguma no mu giti ahubwo Imana iguha imbaraga ntabwo byumvise
Imana iguha imbaraga kugira ngo nibatera imijugujugu hamanuka imbuto yeze iteze isigare mu giti. Haleluya. Mvugira ngo amen. Amen. Nukuvuga ngo anabwo kugeragezwa ko umuntu ukijijwe ari ukaba ari umupagani, ahubwo baba barwanya ikikurimo. Kubera iki? Baba babona ko ikikurimo bo nta kintu kibarimo. Ntabwo ari Julienne barwanya, ahubwo barwanya ikindi kuko bo ntacyo bafite. Yego. Niyo mpamvu benshi bageragezwa. Ariko muri byavuze ngo ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Kandi nkavuga ngo gutinda kwisezerano kavanga Imana yaravuze ngo none byara niko kurama kwawe. Ntuzatenga Imana yaravuze ngo umwaka warashizenga ibiki n'ibiki niko kurama kwawe. Hari igihe Imana igukereza ariko mu minsi mike kagutegera. Nk'ubu nkaje mu minsi mike ndi kwitegura gutegerwa n'Imana. Yego. Nago byumvise. Guri gukunda kugira. Nari mvuze ngo mu minsi mike. Ejo cyangwa ejo bundi cyangwa n'indi minsi ndi kwitegura gutegerwa n'Imana. Yego. Kubera isi birasuka ko haraho yadukereje. Mu ruhande rwawe udukurikiye nitaye mu gihugu urimo ntashatse kuvuga nimba hari Imana yagukerejeho itegure gutegerwa n'Imana. Yego. Nimba hari cyo wavuganye n'Imana igutegere turi gusenga. Nimba hari byo yagusezeranije igutegere turi gusenga. Hagira ibyo Imana ikora mu nzira. Haleluya. Hanyuma ibiranga kuva mu nzira irabikoresha impanuka. Nago byumvise. Ndi kubyumva. Nkunda kuvuga ngo Imana y'amahoro nimba yaravuganye nawe no kubikora izabikora. Kandi yongeza kuvuga ngo Imana igutegere. Imana yihutisha imodoka izanye ibisubizo byawe. Hanyuma izanye ibibazo ku buzima bwawe ikora impanuka. Urabyumvise koko? Subiramo neza. Nari mvuze ngo Imana y'amahoro iki nzira yihutishe imodoka izanye ubutabazi wawe. Imodoka izanye ubutabazi kwa Julienne. Hanyuma yari izanye ibyo kuducogoza cyangwa se ibibazo iyikoresha impanuka itaragera muri kimwe cya kabiri. Nibivuye Kigali sobora byumvise koko imusanze. Nibivuye Kigali ije Musanze itari yagera. Haleluya haleluya. Itaragera Ishorongi ikora impanuka muri ara makorosi. Ariko nibizanye ubutabazi isagondi mwigeri wawe mu rugo mvugira ngo amen. Mvugira ngo amen. Imana ikirisi binyantegenye igakoza isoni binyembaraga. Nico namaze kumenya kandi nasobanukirwa. Haleluya. Nari mvuze ngo ariko muranyumvise. Yego. Imana ikirisha ibinyantegenye igakoza isoni binyembaraga. Wakwibaza ngo ibinyantegenye yakirishije nibi? Yakirishije ibinyantegenye nka Julienne hawagarukiye mu kabiri primaire. Haleluya. Ikoza isoni abari barize amashuri bagabwa na diplome. Yego. Sibahari se? Hari abazibitseho babaye mayibobo. Hari abazibitso atazi no kwigurana ipantaro y'ibihumbi 5. Hari uyibitse atazi ariko haleluya. Hari uyibitse atazi no kwigurira amavuta y'igihumbi kandi yibitseho diplome. Ariko Yesu yadukijije umwaka. Haleluya. Haleluya. Imana itugirire neza. Uyu muntu rero wambaje ikintu ambwiye ni ibuka Esther. Yari insuzugurwa. Kandi birane itubwira neza ngo Esther yari imfubyi. Amateka bere ubiyasomye aratubwiye ngo yareswe na nyirarume ari we Moridekayi. Kandi n'uwo nyirarume yari nyagupfa. Tubivuge muri ubu buryo. Nta mikorere yagiraga nta kazi yari afite usibye gukorera abandi. Ariko icyo bari bibitse yari bibitseho Nzayimana yonyine gusa. Haleluya. Bagendanaga Nzayimana ibibazo bya Satani ariko hari Imana yavuganye natwe. Esther akajya gusenga. Imana ikamubwira ngo izamugirira neza. Nzakwicazanya n'abakomeye. Nzakugeza ahantu hakomeye. Nzaguha ijambo. Hanyuma abandi bakwitegereza ati harabura twebwe bazima. Uyu nguyu utazi gukaraba. Uyu haleluya. Uyu wishwe n'amavunja azatabarwa biciye mu zihenzira. Ariko nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana y'amahoro ntabwo ireba aho utuye. Nta nubwo ireba aho uvuka. Nta nubwo ireba ko wize cyangwa utarize. Ikipfa nuko yavuganye nawe. Kandi icyo yavuganye nawe no kugikora izagikora. Ntabwo yite ko washatse neza. Ntabwo yite ko utashatse. Ntabwo yite kuri mu kode cyangwa uri mu nzu yawe bwite ukaba na andi road. Oya ahubwo icyo yitaho ni umutima umenetse. Nukuri. Mvugira ngo amen. Amen. Esther bitubwira neza ngo yaciye mu ikosi rikomeye. Aca mu butayu bukomeye. Yajyana na nyirarume Imana ikabwira ngo nzabagirira neza. Barebesha amaso y'umubiri bakabona nta nzira. Nukuri. Urabyumvise? Ndabyumvise. Barebesha amaso y'umubiri akabona nta nzira. Barebesha amaso y'umubiri bakabona Julienne ntatabarwa.
ariko hari icyo yavuganye nanjye nukuri mvugira ngo amen amen. nigeze gusengana n'umuntu mu mwaka washize tugiye gusenga Imana iramubwira ngo ndi Imana imukoreye ubukwe kandi azatangaza abantu benshi. Yego. Hari umukobwa umwe Imana uzi twari turi kumwe tuvuye mu buvumo aramwitegereza arangije aramureba ngo ariko urabizi runaka ngo kubona Imana yagukoreye ubukwe ngo ni nko kubona ikimasa cyabyaye. Ibintu nabyumvise ngo buriya runaka baguhanuriye ntabwo yari yavangiwe. Ndagiye nabwira ni ukuri kw'Imana nkorera yandemye nta ruhare mbigize, yandemye papa nta ruhare bigizemo cyangwa mama akisanga yabyaye Julienne nukuri kwiyampamagaye mbihanuye amagaze mu kirere cy'ijuru. Imana ivuganye nanjye ngiguhaye ubukwe kandi izaguha umugabo mwiza, atari umugabo w'abandi, iguhaye umusore. Yego. Ndaramwitegereza areba ko we yize yabuze umugabo, abona akavuka ni waba hakomeye ntibakurikiye ubutunzi, ariko abonye ko ibyo byose babifite asanga nta n'uwabikurikiye byibuze ngo ajye kumurambagiza. Yumva isezerano Imana yahaye umukobwa, kandi umukobwa nta nubwo nawe ashobora kuba azadukurikira, nawe aranabizi ko nkunda no kubivuga. Arangije areba umukobwa yagiraga akajipo kamwe ka London, inkweto yari afite zari inkweto z'igihumbi, no gusokoza umusatsi manza nta gisokozo yagira, ariko Imana nta gikangwa n'ibyo byose. Nukuri. Aramwitegereza guhera ku mano ye kugera hejuru ngo kubona bakoze ubukwe ni nko kubona ikimasa cyabyaye. Ndagiye nabwe nari kureka nze nkubaze, wigeze ubona ahantu ikimasa cyabyaye? Ndagiye ndamubwira ngo twamaze kumenya ko Imana itabara itarebye ku miryango, ko Imana itabara itarebye ku mashuri, Imana itabara itarebye ku buranga cyangwa igihagararo. Nukuri. Mpita nibuka ijambo rivuze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nukuri. Ndavuga ngo Mana nimba ari wowe uvuganye nanjye kavuga ngo nimbwira umuntu ibi bintu, ndaguhamagare muri uyu mwaka nirengagije ibyifuzo byanjye. Haleluya. Hari igihe kibaho ukareka ibyawe ukazirikana abandi, kubera iki? Bitewe n'ubuhanuzi Imana ikunyujije. Cingiye kari nge uvuganye nanjye ukanyemerera ko mbivuga, nirengagije ibyanjye byose, nkeneye ko utabara uyu mukobwa tugihari. Nukuri. Mana njye mbaza ngo byagenze bitariko. Iyo ugiye kubara inkuru ko umuntu kubwira ngo tukagira inkuru, kagira inkuru Julienne. Wewe bwaratashye. Ndagira ngo nkubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba hari icyo wavuganye n'Imana, Imana izabikora. Ubushize nakoze ikiganiro ndakubwira ngo nta muntu witambika umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana aho ugomba gucura haci. Yego. Umugambi w'Imana njye wa Julienne namaze gusobanukirwa ko nta pari dugira. Ikindi umugambi w'Imana aho waba uhagaze hose, icyo waba warigiye cyose, ntushobora kuwambika amapingu ngo uzawubone. Oya. Ahubwo umugambi w'Imana usohora ku muntu Imana yavuganye nawe. Mvugira ngo amen. Amen. Kubera ko byari mu mugambi w'Imana rero nasengeye umukobwa, ari ukwiriza twariyirije, ari ukwiraza twariraje, ari ubuvumo twarabusenze, Imana ikavuga ngo ni njyewe wavuze no kubikora nzabikora. Haleluya. Imana irangije itabara umukobwa. Mvugira ngo amen. Amen. Umusore areba ikiganiro yicariye hari i Kigali, harangije ati nkeneye nimero ya runaka, atari ko runabiti undi ati ni byiza. Amen. So mbivuge cyangwa nimbivuge? Bivuge kuko birafasha abantu. Arangije aramubwira ati nshingiye Imana ikurimo. Namaze kumenya ko Imana usenga ishobora byose. Yego. Undi ati bimeze bite none? Ati narivuje byaranze nawe n'uburwayi runaka, banjyana hanze biranga, arambwira ngo ntegereze kuyipfira. Uzi Imana igiye gukora ikintu navuze ngo ikirisha ibinyantege nke igakoza isa n'ibinyembaraga. Iri jambo rirumva bene byo, nimba atari ibyo ntushobora kuryumva. Yego. Arangije arabanga ariko nshingiye Imana numvise ikurimo, niziye ntashidikanya ko ndambura ibiganza ndakira. Yego. Yari umusore ufite imyaka 23. Mukobwa aragenda aramubwira ati rero ngewe ntago mfata urugendo wongeye gusengera abantu iwabo, uzafata urugendo uzi wacu bakuzane ngusengere kandi uzakira. Umusore baramuzanye umukobwa kuko kwizera yari afite, ariko reka nze nkubwire, uzi kwica umudayimoni uhaze ufite n'isezerano ribyibushe,
umuzima arapfa ntazongere kugaruka cyane. Nari mvuze ngo kwica umudayimoni uhaza ufite n'isezerano ribyibushe ugendana n'Imana atari bya pirate arapfa ntazongere kuzuka cyane. ahageze arajyanye ngo Mana wavuganye nanjye ko nindambura ikiganza ku murwayi azakira n'uyu munsi yubahisha. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ku muhungu arakira arangije aravuga ngo nshingiye kuko wantayeho umwanya wo kunyita none ko nagukunze bimeze biti. Haleluya, amen. kandi umuhungu yari yarize sinzi amashuri nakubwira yize aho yagarikiye ariko ninkubwira ngo yarize umenye ko yari yize. None umukobwa nimbe na Julienne yagarukiye mu wa kabiri manza batarageze no mu wa mbere ariko naga Imana yitaye kuri icyo. Mukobwa ati se urankunda ushingiye kuki? Ariko no wireba n'umuntu yakubwira ukajyana ibrage cyangwa ari gutebya haba ati ngende seriye ndagukunda undi ati gose ati sadusenga Imana icinzira hanyuma baturambureho ibiganza. Umukobwa ati sawa ni mu nkunda nanjye ngira gute ndagukunda tayari bata batangiza ubukwe. Ariko ndagira ngo nkubwire kugeza uyu munsi Imana ico yavuganye nawe yaragikoze. Yamuhaye umugabo mwiza ariko sinzi niba muri kubyumva neza amati imwubakira urugo rwiza. Uyu munsi arahetse uyu munsi afite abajana bagarago kandi umugabo we nawe yitwa boss muri leta. Yego, none se uri kugira ngo iyatabaye uwo ngo yaburite ko kutabara shuti yanjye twari turi ku nkuru ya Esther rata. Hanyuma Esther arasuzugurwa twihuse igihe kigeze umwami yumva yageze mu gihe cy'izabukuru aravuga ati nanjye ngomba gushaka umukobwa mwiza nkunda. Arangije haleluya, amen. Ahamagara bamutwara sibo kanifatira mu rurwa rugero ahamagara muri ba mudugudu aravuga ngo mugenda mu mpinga z'imisozi ziwanyu muhamagara abakobwa bose bariyo mubabwira ngo uyu musari giterane cy'umwami. Ari mvuze abakobwa gusa. Yego, ariko turi mu mwanya wo gusenga hari ukuntu witwa wakora Esther ugahita ushiraho Julienne. Yego, wakora Esther ukashira Manuel wakora Manuel ugashiraho Damascene bitewe n'ikibazo ufite. Wakora Esther ukashira Concorde. haleluya, haleluya, haleluya. Yego, igihe kigeze abayobozi baragenda tasi enetaya mu mpinga z'imisozi ziwabo baravuga ngo iyi tariki ni ubutumire bw'umwami nta nubwo byari itegeko. Bamukobwa beza baravuga ati nge narize ningera mbere y'umwami nzambara mini nibwo azanyemera. Undi ati njye ningera mbere y'umwami nzaba ndi muri vewiti. Undi ati nanjye nzagenda na Vigo. Undi ati nanjye nzambara. Buri muntu wese atangira kwikora abandi bajya kugura amarangi bazisiga kugira ngo bace imbere y'umwami. Esther we yayihe mwisha kuko ntiyarazwi. Haleluya, amen. Ariko yagendanaga indirimbo ivuga ngo ubw'umwami Imana azantabara nico gituma namwara. Abiri tuyaneza ngo igiterane kimaze kuba bari abakobwa ibihumbi n'ibihumbi ngo wembera hanyuze umwami ati uyu nguyu ni yihute ntago bishoboka. Marinda bagera kuri bya bihumbi nta mukobwa n'umwe umwami yishimiye. Barabati bishoboka bite muri aba bakobwa bose kumwami abuzemo umukobwa n'umwe akunda. Haleluya, amen. Bishoboka bite kumwami abuze umukobwa akunda muri aba bakobwa bose? Umwami aritegereza aravuga ngo ndategetse musubira mu mpinga z'imisozi za hehe ziwanyu. Nawe umwami ategeka uyu munsi turi muri aya materaniro Imana itegeke ku kibazo cyawe Imana itegeke kwitasi enetaya sire mudeni byawe Imana itegeke. Ariko Mana nyiribihe kutabyara umaranye nabyo igihe Imana ikoresha itegeko mvugira ngo amen, amen. Harangira ngo yemwe bayobozi musubira mu mpinga z'imisozi ziwanyu mujye gushaka abakobwa basigaye. Bamaze kwira basanga na mukobwa wasigaye. Basanga na Esther utazi gukaraba utazi kwambara mbese ni wawundi wirodobari. Undi aravati se tumujyane sikara dukoze isoni. Undi atikanje kumugurura udukweto undi atukondi kose kuramaze. Haleluya, atukwandi kuramagije nuko Imana inyemera. Undi ati se tumuzanira amazi akarabe undi ati niyo nta karaba Imana ipfa kuba yanyemeye. Nukuri
neza ngo aba bagabo basubiye iwabo bageze ku ishamba, kuko usubiye inyuma gakeya Moridekayi yabwiye Esiteri amubwira ati umva rero mwana wa mama, abandi dore baraziye kandi ntiwigeze utumirwa muri iki giterane, ubwo abandi bagiye ugenda inyuma bakurikiye, hari nyabanga ariko Pascal y'ibyo byose. Amen. Barenga urahinguka. Yego, haleluya. Barenga uragira gute? Urahinguka. Arangije aramubwira ngo ubwo urabona bajya kwicara mu VIP mu matente y'iwabo, wowe ujya mu gasamba kare haruguru y'VIP yabo, ujya gusenga Imana, ujya kubaza amakuru y'ijuru, ujya kumva ico umwami gushaka. Ageze muri kagasamba Imana irabwira ngo igihe cyo kugutabara kigize gute, kirageze. Abandi bakora ibyo barakora, undi ari mwishamba. Abandi basubiye mu mpinga z'imisozi ziwabo, basanga igihuru kiri kwaka, igihuru kiri gufashwa, bagira amatsiko kujya kureba iri kubera hehe muri rya shamba. Bageze basanga ni kagakobwa k'Irodobari. Haleluya. Amen. Bamwe barasigana, ariko umwami aravuga ngo ndategetse umukobwa usigaye ni mukire gutera imumuza. Muzane nawe. Biri tubwira neza ngo Esiteri akimara kuva mu ishamba, umwami akimukubita amaso atangira kuzirongoka. Haleluya. Akimukubita amaso tasi eneta ya sirezo gredo sase, atangira kuzura umwuka, kubera ikintu yakanzwe n'amashuri, ntiyakanzwe n'abari bambaye neza, ntiyakanzwe n'abari bashe n'imodoka, ahubwo yari yitaye ku mutima ugize gute, umenetse. Yego. Hari ukuntu tujya tugira abarekarama ku buzima bwacu. Bitubwira neza ngo umwami yatangiye kuzura umwuka, asanganira Esiteri. Abandi bati bishoboka biti ko umwami yasanganira Juliyene, bishoboka biti ko Esiteri yaba umugore w'umwami. Hari abajya kurekarama ku buzima bwawe impamvu washatse bikemera, hari abajya kurekarama ku buzima bwawe impamvu wubatse bikemera, ariko nje muri iyi mitsi kubwira Imana ngo umuntu wese uzi ko yamfashe ijambo akavuga ko nzubaka aruka atagihari, apfe nubake. Umuntu wese uzi ko yamfashe ijambo kavuga ko nzaheka atagihari, apfe mpeke. Umuntu wese uzi ko yamfashe ijambo akavuga tasi enetaya, akavuga kuziga aruko atagihari, apfe wige. Nukuri. Abandi bati bishoboka biti Esiteri yaba umugore w'umwami. Umwami arangiza arabitegereza, arangira ngo ndategetse mugende ibwami. Ndetse bajya kuzaza bindi byose babonaga bitakwiriye Esiteri. Mugende ibwami mumuzanire inkweto zimukwiriye, mugende ibwami muzane imyambaro y'ibwami, nimurangiza mumutambagize muririmbe ngo dore uko umwami agira gute, akunda kubaha. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Bave mu nzira dutabarwe, bave mu nzira ducuruze byemere, bave mu nzira tubyare nk'abandi. So urabyumvise? Ndabyumvise. Bavemo dutabarwe. Ngo runaka ngo uvuka kwa runaka ngazava mu ikode ariko nakiri muri ubu buzima, apfemve mu ikode. Haleluya. Ati runaka wo kwa runaka azahanura byemera ariko nakiri kuri iyi si, apfe manure. Yego. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Turi gusenga bagiye kuva mu nzira, abagufasha ijambo bagiye kuva mu nzira, Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse. Amen. Sobura byumvise? Ndabyumvise. Imana impfuka igipfuko kingana n'igikomere. Narivuze ngo bagiye gupfa kugira ngo dutabarwe. Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse. Nukuri. Sobura byumvise? Ndabyumvise we. Nimba waragize ibibazo 80, Imana igwe n'ibisubizo 80. Ko twamaze kumenya ko iyo umuntu agize igikomere ajya kwa muganga bakamanza bareba igikomere afite uko kigize gute kingana. Iyo amaze gusuzuma igikomere ajya gushaka igipfuko kingana n'igikomere yakomeretse. Amen. Amen. Niyo mpamvu nsoje mbabwira ngo Imana y'amahoro ibapfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse. Wa mugabo we ntago nzi ngo wakomeretse bingana gute, ntago nzi ngo biri ku rugero bingana gute, ariko turi gusenga muri aya materaniro Imana igupfuka igipfuko kingana n'igihuma zubabaye. Wa mubyeyi we birashoboka ko umaze igihe kirekire ushakisha ariko ntibikunda, umaze igihe kirekire uri mu butayu bwo kutabyara, ariko ijambo rikomeye Imana igupfuka igipfuko kingana nk'igikomere wakomeretse. Uko yatambagije Esiteri ariko nawe bagutambagiza. Mvugira ngo amen. Amen. Esiteri bamutambagije, hari ababyemera n'abatabyemera. Nanone Imana ikoresheje itegeko.
baza batabyemera ariko bakaza. Nukuri. Haleluya. Amen. Si urabyumvise? Ndabyumvise. Baza batabyemera ariko bakagira gute? Bakaza. Bagutabara batabyemera ariko bakagira gute? Bakagutabara. Yego. Imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe. Imana ikoresha itegeko mu kazi urimo. Imana ikoresha itegeko ku burwayi bwigize karande. Imana ikoresha itegeko ku ideni ryanze kukumvira. Imana ikoresha itegeko kuri piyave y'ubukodo umazemo igihe. Aho kugira nari mvuze ngo bataraguha piyave. Nawe agira iduha piyave. Turi gusenga. Nimba ari ubutayu uvuge ngo amanegeka nyahaye piyave. Nukuri. Nimba ari ubukodo ubuhe piyave. Nimba ari uguteretwa bikanga bihe piyave. Uvuge ngo cingiye. Haleluya. Cingiye ko Imana itabara itarebye ku miryango. Icangiro ngihaye piyave. Mu mwaka uzaza nzatabarwa. Nukuri. Haleluya. Ko yaravuze ngo nitwizera tuyisaba icyo dushaka tuzagira gute? Tuzazihabwa. Yagize ngo nitwizera uwo tuzaturaho umugisha azagira gute? Azawuhabwa. Hanyuma Imana y'amahoro idakiranirwa iri kumwe nawe, iri kumwe nanjye. Tugira ibyo duha piyave muri iki kiganiro. Tugira ibyo duha piyave, hanyuma Imana ikoresha itegeko, Imana itugirire neza. Ndumva ndi gusoza. Nukuri. Amen. Waba udukurikiye ufite ibintu bizakubaza. Waba udukurikiye ubuzima bw'amanegeka bwarakuzengereje. Ariko uyu munsi turi gusenga. Gendera mu ijambo rivuga ngo mbese yatabaye Esteri. Kamukura ku ikidendazi yaramaze igihe kirekire. Mbese Esteri yarameze nk'uyu muntu wari umaze kwiremba imyaka 38. Ariko Imana imutabara ntakirezeho. Aba umugore w'umwami. Ese iyamugiriye neza. Nta n'ababyeyi yari afite, nta n'itangiriro yari afite. Yaburite kukugirira neza nawe ugihari. Imana itugirire neza. Nubwo yagize abajya kurekara amati bimeze bite, birashoboka ko nawe ubafite babona gudakwiriye kubona akazi. Birashoboka ko nawe ubafite babona gudakwiriye kubyara. Birashoboka ko ufite nawe ababona gudakwiriye ubucuruzi. Birashoboka ko ufite abarekarama impamvu washatse umugabo runaka ariko nta gitungura umugambi w'Imana. Nukuri. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Watwemerera ugatanga nimero? Nabyemera kuko nasoni bintera. Yego, gangu uzagukenera azaguhamagare mufatanye gusenga. Amavuta Imana yaguhaye nawe uyamusigeho. Nukumusiga cyane. Nukumuhaho. Nukumuhaho. Burasi namahanga kangaye. Mbo ntacyo Elisa. Ariko biraterwa nuko anyitwayeho. Elisa asabye umwitero wa Elisha. Nawe ushobora no kumurambikaho ikiganza byo byonyine nkurikije impano Imana yaguhaye. Kwizera no kwihana. Yes. Ukamurambiraho ikiganza ugategeka ibyo akeneye bigasubizwa mu izina rya Yesu. Ubu ngubu muri iyi minsi ndi gukoresha ijambo rivuga ngo tumaze igihe kirekire. Imana itubwira ngo nza kugirira neza. Muri iyi minsi Julienne ndi mu gihe cyangwa se ijambo mfite muri iyi minsi. Tumaze igihe kire turi muri nza, ariko nikure muri nza ishire muri ndakoze. Yego. Umaze umwaka igushira muri nza, ariko kubera ko ibihe byahindutse tukamara kumenya ko na plaque z'ibinyabiziga zihinduka. Natwe twahinduye plaque. Nukuri. Dukeneye ndakoze. Nimero yacu rero ni 078 24 Nyisubiramo ni 078 24 5 19 7. Imana amahoro ibahe